amahoro. Imana yishaka rero kumenya ko uyibeshya birahagije kugukoza ikibazo ku mubiri. Iyi gukorera ikibazo ku mubiri hanyuma ukabura amahoro, ni ikimenyetso cy'uko ibipimo by'umwuka biragaragaza ko niko gatara gatukura uri mu manegeka, uri mu nzira ijya kwa Satani. Igihe cyose ukibura amahoro mu kibazo, ni ikimenyetso cy'uko umutima cyaki kirimo. Sibyo nari ngiye kubwira se, uzaca wasohoka. Wakuvuze cyane, wabyumvise neza. Yego, wagafashe cyane. Nagafashe. Aha, reka rero nguhe urugero. Ikimenyetso cy'uko wihannye icyaha nk'igikorwa kibi. Yego, cya kiboneka hagati yawe n'umuranga, mufitanye ubumwe ariko Imana nta bumwe. Ufite ubuhamya bw'idini ariko nta buhamya bw'ijuru. Nuko nyine nuhura n'ikibazo uzabura amahoro, uzahagarika umutima, uzagira ubwoba.